umunsi w'abakundana witiriwe Saint Valentin wizihizwa tariki 14 Gashyantare buri mwaka. Uwo munsi urangwa nuko abakundana bibuka urukundo rwabo basangira, basohokana cyane bahana impano zitandukanye ziganjemo indabyo. Umunsi wa Saint Valentin ukomotse ku mupadiri w'umunyaromani witwaga Valanté wabayeho mu gihe cy'umwami w'abami Claudius wa kabiri ahagana mu myaka ya za 269 na 273 mbere y'ivuka rya Yezu Kristo. Muri icyo gihe tariki 14 Gashyantare habaga umunsi mukuru wo kwizihiza umunsi w'umwamikazi Juno wafatwaga nk'imana y'abagore. Kuri uwo munsi abasore bandikaga amazina y'abakobwa bari mu kigero kimwe bakayashyira mu kintu. Umusore yazamura izina ry'umukobwa guhera ubwo akamuherekeza bakajya kwizihiriza hamwe uwo munsi. Ngibyo byatumaga abakobwa bahura n'abasore kuko mbere byabaga bibujijwe cyane, ubucuti bwabo bugakomera bukavamo no kubana ubuziraherezo. Ku ngoma ya Claudius igihugu cye cyaje kubugarizwa n'intambara zikomeye, agira ikibazo cy'abasirikare bagombaga kurwanira igihugu kubera ko abagabo bakiri batoya bangaga gusigara abagore babo ngo bajye ku rugamba. Umwami Claudius yafashe icyemezo cyo guhagarika gushaka, ariko Saint Valentin ntiyabyakira neza. Afatanyije na Saint Marius batangira gusezeranya abantu bashaka kubana mu ibanga rikomeye cyane. Amakuru yageze ku mwami Claudius ararakara, ategeka ko Padiri Valanté afatwa agafungwa. Padiri Valanté yarafunzwe akatirwa urwo gupfa, akubiswa amahira akanacibwa umutwe. Igihe yari ategereje iherezo rye, abantu bazanaga indabyo n'ubutumwa bwo kumukomeza bakazinyuza mu idirishya. Uyu munsi uvugwaho byinshi. Hari n'abavuga ko ubwo Valanté yari afunzwe, umukobwa w'umucungagereza yakomeje kumuba hafi amusura kugeza igihe cyo kumunyonga. Uwo mukobwa yari afite ubumuga bwo kutabona, ariko ibitangaza byaje kuba mu gihe yasengeraga Valanté ngo yahise yongera kureba. Ubwo haburaga umunsi umwe ngo Valanté anyongwe, bivuga ko yanditse ku rupapuro amagambo agira ati Love from Valentine, ni ukuvuga urukundo rwa Valanté wawe, amushimira urukundo n'ubudahemuka yamugaragarije. Ubusanzwe umunsi wa Saint Valentin wizihizwa tariki 14 Gashyantare buri mwaka ku isi hose ufatwa nk'umunsi w'abakundana. Uwo munsi ukaba uhurirana n'umunsi Kiliziya Gatolika izirikana ku buzima bwa Mutagatifu Valentine. Ariko kuri uwo munsi wa Saint Valentin hari ibintu byinshi bitandukanye bikunze kuvugwa, ariko siko byose ari byo kandi sinaka abantu bose babyumva kimwe. Gusa uwo munsi wo urahari. Aha rero turagaruka kuri bimwe mu byagiye biranga uwo munsi kuva igihe watangiriye kugeza ubu, bimwe mu bisobanuro by'ibiwukorwamo ndetse n'uko wizihizwa mu mpande zitandukanye z'isi. Kuri uwo munsi abasore n'inkumi bakundana cyangwa se amakupure bahana impano zitandukanye ziganjemo impapuro zanditseho imitoma n'indabo z'amaroza atukura, ubusanzwe avuga urukundo rugurumana. Mu ibarura ryakozwe kuri Saint Valentin hoherezwa amakarita agera kuri 1.5 miliyari, muri yo 83% akaba atangwa n'abagore bayahabo bakunda. Saint Valentin rero ikabigwa mu ntege umunsi mukuru wa Noheli mu gutangwaho amakarita menshi. Nitwa Nizeyimana Private, bahaye ikaze. Kuki Saint Valentin iba mu kwezi kwa Gashyantare? Kera umunsi we hagati mu kwezi kwa Gashyantare ufatwa nk'ikimenyetso cy'urukundo n'uburumbuke kuva mu bihe bya kera. Mu Bagereki kwari ukwezi bibukagaho ubukwe bw'imana zabo zikomeye cyane Zeus na Hera. Mu Baromani tariki 15 Gashyantare wabaga ari umunsi bizihizagaho Ruperikalis, aho baturaga ibitambo Ruperikusi, imana y'uburumbuke. None se Saint Valentin ninde? Muri Kiliziya Gatolika habayeho ba Valentin batatu batandukanye bagiye bagira abatagatifu kubera ukwemera kwabo kutajegajega tumye bitwa nk'abahowe Imana n'ingoma z'igitugu zayoboraga Roma icyo gihe. Hari mu kinyejana cya 3. Reka tuvuge kuri Valanté wa Roma. Uyu yari padiri yishwe mu kinyejana cya 3 azira ukwemera kwe, hashyingurwa i Roma hafi y'inzira yitwa Via Flaminia. Valanté wa Terni ni wa kabiri, we yari umwepiskopi nawe akaba yarishwe, ashyingurwaho uwa mbere yari yarashyinguwe. Hari na Valanté w'umumaritiri wo mu majyaruguru ya Afurika, amateka akaba atazwi neza. Muri aba batatu rero witirirwa uriya munsi ni Valanté w'i Roma. Bivuga ko ku ngoma y'umwami w'abami Claude w'umugome, Roma yari mu ntambara abaturage batakundaga cyane, maze afata icyemezo ko nta musirikare uzongera gushaka. Hagati aho Valanté we yakomeje gusezeranya rwihishwa bakundanaga, harimo n'abasore b'abasirikare. Byaje kumenyekana ibukuru nuko arafungwa. Ku munsi wo kunyongwa we hari tariki 14 Gashyantare yohereza umukobwa wari ufite se wacungaga iyo gereza agapapuro kanditseho biturutse kuri Valanté wawe. Uwo mukobwa ngo Valanté yamwibonagamo cyane kuko Valanté yagizwe umurinzi w'abakundana.
Uyu munsi wa Saint Valentin wizihizwa ahantu hatandukanye. Ubundi kera uyu munsi wafatwaga nk'uw'abasiribateri kurusha abakundana. Abasore n'abakobwa bakinaga umukino aho abakobwa bihishaga maze abasore bakabashaka. Iyo umusore yavumburaga umukobwa bagombaga gushyingiranwa mbere y'uko umwaka urangira. Ibaze nawe, byari bitangaje. Mu kinyejana cya 14 nibwo mu Bwongereza uwo munsi wafashwe nk'urukundo koko, ko bemeraga ko inyoni z'ingabo n'iz'ingore zihura kuri uwo munsi. Ku munsi wa Saint Valentin bamwe mu bakristo bajya gusura ibisigazwa bye ahantu hatandukanye mu Burayi. Mu Bushinwa na Taiwan kuva mu mwaka w'1980 uyu munsi wa Saint Valentin urizihizwa cyane. Mu Buyapani ntibiba bisanzwe. Kuri uwo munsi abagore n'abakobwa bategetswe kuzanira abagabo n'abasore bakorana za shokora zihenze cyane. Gusa mu Buyapani ku itariki 14 Werurwe abagabo nabo barishyura bagaha abashiki babo umwenda, urukweto cyangwa ikindi gifite ibara ry'umweru kandi gihenze inshuro nibura 3 kurenza ya shokora yaguriwe. Iyo tariki 14 Werurwe bayita White Day. Uretse mu gihugu cyo muri Brazil ho bagira umunsi w'abakundana wihariye uba tariki 12 Kamena ukaba witwa Dos Namorados. Muri Colombia ho uba kwa 6/3 kwa 9 ukaba witwa Dia del Amor y Amistad, umunsi w'urukundo n'ubucuti. Mu Rwanda naho kuva mu mwaka w'1998 uyu munsi witaweho cyane kandi ugenda utera imbere umwaka ku mwaka, ndetse kuri ubu mubo tubona nk'abanyeshuri bo muri za kaminuza bari bo baboneka nk'abawizihiza kurusha abandi cyane ko benshi baba babyungukiyemo kwerekana ingufu z'aho urukundo rwabo rugera. Nitwa Nizeyimana Private, iyi ni radiyo Agaciro, ndabashimiye.